umva mbabwire, umuntu ufite icyo udafite aba azi icyo utazi. Umuntu ageze ahantu wowe utaragera aba afite ibyo azi wowe utaramenya. Beta icara hasi wige. Ariko mu bintu twatakaje babyeyi, mu bintu twatakaje mu bajene bacu, ntibagikunda kurerwa, ntibagikunda kwigishwa. Ibintu byose turumva turabizi. My dear, ibintu wize muri shimi ntabwo ari byo biyoboye isi. Reka mbabwize ukuri, hari progress, hari process yitwa death, gupfa. Benshi muri twebwe dufite imihamagaro Imana yashyize mu buzima bwacu. Benshi muri twebwe hari amasezerano aremereye yicaye mu buzima bwacu. Do you think Imana izemera ayo masezerano asohore Imana itaraguteguye bihagije? Iyo Mana ntibaho. Nimba muri systeme z'isi mbere ko baguha ranka ikurikira babanza kugutraininga, mbere ko baguha promotion runaka babanza kukwekwipinga, babanza kugutunganya kugira ngo urugero rwa maturity rufitinge na position bagiye kuguha. Utekereza ko mu Mana Imana ifata gutya ikabyohereza? Mu rukundo rw'Imana igira rwishi kuri twebwe, ntago ruyihindura injiji. So benshi hano turi guca mu buzima bugoye tukibaza Mana kubera iki? Yego, reka gukiranuka, reka Imana isohoze umurimo ku buzima bwawe. Imana iri kwica kamere muri wowe, Imana iri kwica ubwibone muri wowe, Imana iri kwica ibidatunganye muri wowe, kugira ngo umunsi yashyize umugisha ku buzima bwawe uzakureba wese abaho ati koko wa muntu yahuye n'Imana. Uzakureba wese azatabarwe n'ibyo Imana yashyize ku buzima bwawe. Nyikiriza ngo haleluya. Benshi Imana iduha amafaranga twifuza ntabwo twaboneka mu rusengero. Ubona akazi kaguhemba 400 ugahita utangira kujya uzunguza ifunguzo, narabuze nsigaye ndi bize. Ibaza Imana iguhaye 5 miliyoni. Reka mbabwize ukuri, sinzi impamvu umwuka w'Imana ariko muri ko murafashwa nkomeze gutya munyumve neza. Imana izi imitima yacu kuruta wowe. Biravuga ngo umutima w'umuntu ni umutindi ntiwizera gukira. Mu yandi magambo, na nyirawo wamudisivinga. Hari umukristo twigeze kuganira mu minsi yashize, turahura, yarari mu muriro w'amasengesho. Noneho hari umuntu wari warwaje umwana amujyana mu bapfumu. Rero uwo mudamu araza aramwe ati no, ntabwo numva uburyo yamujyana mu bapfu, ntabwo mbyumva. Ndamureba ndamubwira ati ntabwo nanjye mbishyigikiye, ariko umutima utumye amujyanayo ni umutima w'urukundo n'umwana, kuko arabona nta yindi solution. Wowe rero uri gukorera mu bujiji kuba watinyuka ukamujajinga. Uzi impamvu iyo situation ari gucamo nuko itarakugeraho. Reka mbabwire aka kantu entre parenthèse, mu gihe umuntu ari muri situation utarageramo ujye wicecekera kugira ngo nuyigeramo uzabone ibyo uvuga. Hari abantu twihutira kuvuga kandi biroroha kuvuga ibintu utari, kuko umunsi wabigezemo uza understanding impamvu. Better keep quiet. Uwo muntu yari umudiyakoni muri church, mu rusengero basengera umwana byaranze, kwa muganga indwara yarabute, biba ngombwa akaba n'umupfumu. Arati kugira ngo umwana wanjye apfe, beta ndajyayo. Ntabwo uragera kuri iyo sita. Nimba umuntu wari umudiyakoni akavuga ati najyana umutima w'umuntu, ibaze rero w'Imana iguhama wowe tekereza we nimba ushobora kubona miliyoni kuri konti, demarche igahita ihinduka. Ibaze Imana igushyiraho 10, usohora akaririmbo kamwe kakarebwa n'ibihumbi 2, ugahita nyakuru wabiciye watwitse. Ibaze Imana iguhaye arena nka Israel Mbonyi, wamara abantu. Niyo mpamvu Imana ibanza kukunyuza ahantu ikagukanda bye. Nuko turi kuri kamera hari nari kubabwira ko reka tureke
tuvuge ngo haleluya. Izi nazo zisigaye zaraduhahamuye. Tuvuge ngo haleluya. Nubwo ari byiza pe, ariko ntukabona umuntu ari muri success abantu bose bari kumukomera make uhita ndashaka kumera nkuriya. Banza wifuze ikuzimu yaciye wowe utabona. Ntabwo umuntu apfa mu gitondo kubyuka ngo yuzuze arena, ntibibaho. Nicyo kibazo cy'abajene dufite. Birimo biraza. Tuvuge ngo haleluya. Tuzamure ibiganza tuvuge ngo haleluya. Sema sana haleluya. Ndagusabye be patient, ihangane, reka umurimo wa data usohoza umurimo muri wowe. Imana ntiyakwambika icyubahiro ataragutegura, ntibibaho. Yego uri kwicwa n'inzara, yego nta transport ufite, uyu murebe imbere ya najyaga mva mu Gatenga nkajya Kabeza ndi worship leader muri church n'amaguru. Uyu munsi wambona he aba babyeyi baba ntabwo upfa mu gitondo kimwe ngo wubake ucaciho. Ibyo bintu ntibibaho. Bashene reka mbagira inama, mujye mwubaha rezilita abantu bamaze kugeraho utarageraho. Bimwe mu bibazo dufite by'abashene, ntabwo mwubaha, ntabwo muha agaciro amaraso, amarira, agahinda, pain abantu baciyemo kugira. Reka mbabwize ukuri. Simwe mamamagaye, umva mbabwire. Umuntu ufite icyo udafite abazi icyo utazi. Umuntu ageze ahantu utaragera aba afite ibyazi wowe utaramenya. Beta icara hasi wige. Ariko mu bintu twatakaje babyeyi, mu bintu twatakaje mu bajene bacu, ntibagikunda kurerwa, ntibagikunda kwigishwa. Ibintu byose twumva turabizi. My dear, ibintu wize muri shimi ntabwo ari byo biyoboye isi. Tuza wige, uracyafite urugendo. Twese twarize ariko twageze mu rusengero turicara turiga. neza. Imana ibamugisha, Imana ibagirire neza. Mwebwe mwaje kwifatanya n'urubyiruko kugira ngo dufatanye ku ijambo ry'Imana. Urubyiruko rwose rw'itorero Rusohoka Ibohora turaza kubakira, ariko munyemerere mbanze nakire komite y'urubyiruko
abashoboye kuboneka birumvikana hari abakiri mu kazi ariko hariho abaraha barangajwe imbere n'uwayoboye gahunda k'umuduwaye w'urubyiruko wari uyoboye neza kandi n'ubu bagikomeje kubana nabo mu nyemerere mpagurutse mukuru ndetse na komite y'urubyiruko bashobora kuba baraha. Komite y'urubyiruko iraha nibahaguruke tubakire mu izina rya Yesu. Aba ni bake bahagurutse ariko ndabizi ko ejo tuzabona umwanya wo kubahagurutsa. Mwaze muhagarare. Turashimira uko mukomeje kuyobora umurimo w'Imana. Buriya abantu batazi icyo ijambo ry'Imana rivuga, ubuyobozi bwose buba ku Mana. Cyo gituma Yesu yahamagaye abigishwa arabatuma muri mishoni yabahaye, yababwiye gukiza indwara no gukora ibindi byose yarabatumye. Hanyuma arababwira ngo aho muzaja hose ngo uzabumvira ni jyewe azaba yumviye. Kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi ngo nubanga nta wundi azaba yanze ni Yesu. Ubwo rero ni byiza ko mu gihe Imana iduhaye abakozi b'Imana kugira ngo bayobore urubyiruko, dusabwa kubakunda kandi igihe cyose tuzabikora tuzaba dukunze Yesu. Kandi nanone uzabigiramo uruhare mu kutabakunda, ubwo nyine azaba yanze Yesu. Kuko niko ijambo ry'Imana rivuga mu butumwa bwa Luka igice cya 10 umurongo wa 16. Bakozi b'Imana yoboye urubyiruko mu nyemerere tubakire tubakomera amashyi. Imana ibaha umugisha kubwo kubana natwe, Imana ibagirire neza. Twatewe iteka ryo kubana n'abashumba bacu Bishop Arahari n'umufasha we, turi kumwe na Pastor umubyeyi wacu Kosima ku cyumweru yateranye, ariko hari ibikorwa bikomeye Imana yamukoreye ku wundi wa gatandatu kanone yashingije abana, hari ibirori ku cyumweru yaje bigaragaza ko bari bashitse bananiwe, ariko turashima Imana yakoze biriya birori kandi n'uyu munsi ikaba yakuyoboye tuyekura ariko mwaje. Aba babyeyi bacu Bishop umufasha we n'abapasiteri baraha, reka mbasabe kugira ngo bahaguruke tubakire. Nibyo byiza, haguruka Pastor Kosima, nawe haguruka kureke tubakomera amashyi tubakire mu izina rya Yesu. Kaze Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Nanone twatewe iteka ryo kubana n'umukozi w'Imana ndetse hari n'abandi bagendanye, araza kubibwira mu buryo buhagije, ariko ni umukozi w'Imana. Uru rubyiruko rurakuzi kandi ndetse bakuzi neza. Baricaye mu giterane barimo batekereza gukora kino giterane, batubwira abantu barimo batekereza ko babahesha umugisha, barabavuga. Ndabyibuka twavuganye namwe, twarandikiranye, kandi mutwemerera ko uyu munsi muzaza. Mwagize neza kubana natwe. Tiyagize neza yemeye? Reka tumusaba haguruke. Agihagaze rwose hagarara, haguruka nawe we mwagendanye. Wow! Mureke dukomere Imana amashyi tw'abakozi b'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ikugirire neza. Ni umukozi w'Imana, ni umupasiteri w'Imana rwose, kandi gukorera Imana abantu bagira abajene nabyo ni byiza. Turakwakiriye, turakwishimiye nawe mwagendanye. Mureke tubakomera amashyi tubakira mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Itorero wajemo naryo ni ryiza, bikora kiryanyu, kandi twemera ijambo ry'Imana. Muraza kwigisha uko umwuka w'Imana aza kubayobora mu kwigisha. Hariho kubwiriza hakaba no kwigisha. Nibiza ko kuba ngombwa mu nyigisho, n'ubusho urubyiruko rutubwira ko mu nyigisho habamo kwigisha kandi hakaba no gusobanuza ibyo tutasobanukiwe. Ubwo rero muze kwandika ibibazo birabazwa byose uko mubifite, bidashobora gusubizwa none n'ejo mwabisubizwa, ariko uyu munsi turiga. Nibiza kudufasha tuze kwicara nk'abanyeshuri, yego tuze kwicara nk'abanyeshuri nyine. Iyo abantu bafite nk'igiterane gutya kandi tukaba twiteguye gusa kwiga, mujye muzana impapuro, muzana amajenda, muzane Bibiliya, muzane Bibiliya, muzane ikaramu, muzane ajenda. Kandi sinzi ukuntu musigaye mugira ubunebwe bwo kwandika. Mujye mwandika kuko kwandika ni byiza. Njyewe nzafata ajenda y'umwaka nkayandika mugashira, ngafata iyindi nkaba ngeze muri uyu mwaka, nkaba ngeze none ku ya gatatu. Ntabwo ni ukwinjira mu rusengero ndafite Bibiliya, ndafite urupapuro. Ajenda ari kugira ngo nandike
namwe rero muze kwandika, ariko n'abafite memoire yo kumva muze kumva. Reka ngarure perezida w'urubyiruko ucyuye igihe kugira ngo aze kudufasha gukomeza kuyobora gahunda. nawe nimumwakira mumukomera amashyi. ni umujene mwiza, ni smart, arasa neza, kandi iteka ryose mu rubyiruko akunda kuduhuza n'abakozi b'Imana batandukanye kandi bakatubera umugisha. ndizera ko Jackson ari buze kutubera umugisha. Imana ibaha umugisha. mwongere mukomere Imana amashyi kubw'abakozi b'Imana. God bless you. Pastor arakoze cyane. Yesu ashimwe. Mukanya navuze ko turi bwibwe uyu munsi. Tugiye kumva ijambo ry'Imana tudatinze, ariko mbere yuko duhamagara umushyitsi wacu, munyemerere mvuge gato ku mpamvu y'iyi teme twahisemo, kuko tugiye gutangira umwanya wo kwiga. Tubiganiraho nka komite, twarebye bimwe mu bibazo urubyiruko rufite. Ibiterane byacu akenshi usanga teme igaruka ku bibazo cyangwa n'ibyo iri mu rubyiruko. N'iki rero niko byagenze, nta nubwo ari mu rubyiruko rukijijwe gusa ruzi Imana, no hanze aha burya rimwe na rimwe hari ibyo duhuriraho nabo. Ni teme twasomye aho iri mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 10, ariko twayihaye inyito ivuga ngo ni understanding and overcoming peer pressure. Ijambo peer pressure mu rubyiruko dukunze kurikoresha, ariko sinzi niba neza mu by'ukuri tuzi uburemere rifite mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo ngiye kubwiriza, ariko ndavuga impamvu yatumye dutoranya iyi teme nk'uko nari mbivuze. Ubuzima tubamo umunsi ku wundi, by'umwihariko nk'urubyiruko, nubwo n'abakuru bibageraho, ariko hari ibibazo twihariyemo nk'urubyiruko. Ubuzima tubamo umunsi ku wundi, imikorere, imyumvire, imyifatire iranga urubyiruko akenshi usanga igirwamo uruhare n'abandi bantu, ari bo peers, igirwamo uruhare n'abandi bantu, uko twitwara, uko tugenda, uko dukora, uko tuvuga umunsi ku wundi. Wabishaka utabishaka wisanga hari iyo pressure ya generation, y'abantu mungana se, y'abantu bagukikije, aho uba umunsi ku wundi. Ibyo rero bigira ingaruka ku byemezo dufata, ku mahitamo duhitamo yo gutwara ubuzima bwacu umunsi ku wundi. Icyo ni ikintu gikomeye. Buriya amahitamo, imiterere y'umuntu, imikorere y'umuntu, imyumvire y'umuntu, ubundi niwe muntu. Ibyo bivanyemo nta kiba gisigaye. Ibyo rero ni ibintu bikomeye. Twatekereje kongera kwiga iyi peer pressure iri mu rubyiruko, uburyo twisanga ubuzima bwacu bwagizweho influence na environment idukikije, twabibamo gute, ariko by'umwihariko nk'urubyiruko rukijijwe tudatakaje indangagaciro za gikristo. Ubundi bizwi ko mu by'ukuri n'ijambo ry'Imana niko rivuga ngo turi umunyu w'isi. Ubundi nitwe twakabaye influence society kugira ngo ibe nziza, ariko rimwe na rimwe twisanga hari uburyo ishobora kutwinfluensa tutabaye maso. Niyo mpamvu twatumiye umukozi w'Imana, n'umwe mu bakozi b'Imana dukunda, twatekereje, turabimusaba, arabitwemerera. Mubanze mumfashe duhuze ibiganza tumushimire. Ndabizi neza, nkurikije ubushobozi tumuzimo, nkurikije n'umwuka w'Imana umurimo, mu by'ukuri iki giterane hari byinshi turi buvana aha ngaha, hari ibyo turi buze kwiga. Ni nayo mpamvu twashizeho iyo session yo kwiga no kubaza, kugira ngo ikibazo kuko iyi ni topic ishobora kwigishwa igihe kinini. Niyo mpamvu ibyo wenda atari buze gukomoza twashizemo iyo room yo kugira ngo dutange umwanya abantu babe babaza. Biraza kuzana n'ubundi nyuma y'inyigisho tuze kuhaba duhari, kandi ntibibe kuhaba gusa, ntibibe kumva gusa, ahubwo tuvanga dufashe n'ingamba. Rimwe dutekereza ko tuzafata umwanya nk'urubyiruko kugira ngo duhure twevariwe inyigisho twumvira, kuko ndabizi ni umuvugabutumwa mwiza. Byaba bibabaje rero ko yatubwira ubutaha yazagaruka ntitumusharinge,
progress cyangwa se n'iki twahinduye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turifuza ko nagaruka ubutaha tuzamusharinga ubwo buhamya. Munyemerere ndatinze ndafashe umwanya munini, duheze ibiganza tumwakire, tuvuge ngo haleluya. Twese dushobora guhaguruka ku maguru yacu tugasenga ubundi tukomeje ijambo ry'Imana. Yes, amen. Reka twese duhagurutse dusenge twumve ijambo ry'Imana. Igihe cyose tuje mu nzu y'Imana ni igihe Imana iba yaduhaye kugira ngo tubashe gukorwaho ndetse tubashe guhindurwa n'imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Tuvuge ngo amen. Abantu muri sound bashobora kunzamuriraho gato, maze iminsi mbwiriza n'ibiterane ijwi ntabwo rimeze neza. So ndabashimiye, nshimiye ubuyobozi bw'iri torero, n'ukuri turanezerewe ko haba. Mwakoze kutwemerera abashumba, mwarakoze cyane kutugirira icyizere. Buriya gutumirwa ni kimwe ariko no kwemerwa ni ikindi. Ushobora gutumirwa ahantu ariko ukareba uburyo bakwakiriye, uko ibintu bimeze, ukabona ko bitavuyemo neza. Rero ndabashimiye ubuyobozi bw'urubyiruko, Imana ibahe umugisha, kandi ndizera ko ntazabakoze isoni. Mwarakoze kumpitamo rwose, Imana ibahe umugisha. So ndashimye. Twe twagize akabazo tubanza kuyoba, nibwo bwa mbere mpageze baduhaye bya bintu by'abazungu byaje bya live location kuri WhatsApp. Nimba twagarukiye igitaramo, nimba twagarukiye sinzi hano twagarukiye pfiriya, turongera turacurukura turagaruka, ariko turashimye Imana n'ukuri. Imana ibahe umugisha. Munyemere duhuza amashyi tukugarusha. Yes, ngaho ndamukiriza umuntu mwegeranye mubwire ngo gahunda ni ugufashwa vuba vuba. Mubwire gahunda ni ugufashwa vuba. Yes, ngaho tumuzamurira ibiganza umwami. Mana, tuje imbere yawe uyu mugoroba, nta wundi twaje kureba, nta wundi twaje gushaka, nta mwana w'umuntu twaje kwikubita imbere, ni wowe mwami. Twese ibiganza byacu bizamutse, amaso yacu ahumirije, ducishije bugufi imitima yacu kugira ngo uvugane natwe mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ryaremye byose, kandi ijambo ryawe rifite imbaraga zo kutwubaka, zikubaka umwuka wacu, zikubaka amarangamutima yacu, zikubaka imitekerereze yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Father, we pray, turasenze, reka buri wese azamura ijwi abwira Imana ngo Mana ngenderera uyu mugoroba umvugeho. Reka numva abanyamwuka musenga, uzamura ijwi ryawe ubwira Imana ngo Mana ndakunyotewe, ndagukeneye. Mana vugana nanjye mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Make sure kuri gusenga zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe. Umwanya w'ijambo ni umwanya ukomeye, ni umwanya mwiza, kuko niwo mwanya tuba tugiye kumva Imana ivugana n'ubuzima bwacu. Ngaho zamura ijwi ryawe uyibwire, Mwuka wera ndakunyotewe, Mwuka wera ndagukeneye. Malega zalabarada diyamasho talabara. Mana reka uvugane n'imitima yacu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Jambrigedegima lakosa talema. Mwuka wera uvugane n'imitekerereze yacu, uvugane na spiriti zacu, uvugane n'amarangamutima yacu. Reka nyuma y'iri jambo, reka nyuma y'umugoroba ubuzima bwacu buhinduke mu izina rya Yesu. Reka tumuzamure ibiganza nanone. Ni mwiza Yesu, ni mwiza, ni mwiza Yesu, ni mwiza, ni mwiza Yesu, arera Yesu, arera muzamuri ibiganza, ufungura umutima wawe, ufungura ubuzima wawe, arera malega zambraga barakoshatara, arera
ukabona tuguha ikaze tuvugane natwe kandi uhindura ubuzima bwacu. Sipiriti zacu turazifunguye, imitekerereze turayifunguye, icyubahiro cyose kibugarukire. Reka uvugane natwe uhindure ubuzima bwacu biciye mu ijambo ryawe. Tugusezeranyije ko icyubahiro cyose turi bukikugarurire. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina ryacu. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Wow, turaza kugira ibihe byiza. Hallelujah. Nkuko babivuze nitwa Jackson. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 4, ariko bamaze kuza umwana umwe. Urumva ko tugifitemo akazi ko gukora. Murabyumvishe? Rero nyoboye itorero ryitwa Spirit Revival Temple, dukorera Kicukiro munsi ya Sport View. So ndanezerewe kuba hano. Imana ibamugisha. Nabi bikomeye mfite byo kuvuga kuri njye, ahubwo reka tuvuge Yesu. Reka tujye mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya mbere ku murongo wa 10. Umusomyi mwiza adusomere, niba badashobora guprojecta scriptures, agira umusomyi mwiza udusomera Abagalatiya igice cya mbere turaya ku murongo wa 10. Abagalatiya, ari umusomyi mwiza uhari adufashe? Aha, yes. Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 10. Mbese noneho n'ishimwe ry'abantu ushaka, mbese noneho n'ishimwe ry'abantu ushaka, cyangwa n'iry'Imana, cyangwa n'iry'Imana, cyangwa se n'abantu bashaka kunezeza, n'abantu cyangwa ushaka se abantu kunezeza. ushaka kunezeza. Iyo aba nkinezeza abantu, iyo aba nkinezeza abantu, simba ndi imbata ya Kristo. aha, none ntuhapfuke iceriri, tuvuge ngo haleluya. Murasohotse se? Tuvuge ngo haleluya. Abo turi kumwe tuvuge ngo haleluya. Tuzamura ibiganza tuvuge ngo haleluya. Yes, I understand. Hari igihe ujya kubwiriza ahantu aribwo bwa mbere, abantu bakabanza kwanza bakagukubita imibare, bite uravuga ute, style yawe, nyine ukabona ko harimo analyse. Nibyo nk'abantu b'abanyabwenge, abantu bize, ni byiza gukora analyse, ariko ko mfite iminota mikeya, reka analyse tuzishyize ku ruhande. Ibyo ari byo byose tugiye kuvuga Yesu, sibyo? Nta shitani turi buvuge, nta bazimu turi buvuge. Amen. Kandi munyakire, sibyo? Muvuge ngo amen. Twongeye tuvuge ngo amen. Yes, hari igihe ugeze ahantu bwa mbere, cyangwa se umuntu ari bwo bwa mbere ukibaza bite, so haba harimo challenge, ariko tuze kuba hamwe. Imana ibahe umugisha. Tuvuge ngo amen. Gahunda ni yindi, ni ugufashwa vuba vuba. Muyobozi, amasaha ageze, uyeranje ushaka ukuntu usa nk'uhaguruka ufashwe kugira ngo nsinyare. Wowe wijijishe dukorane tu. Aha, ndebera mugenzi wawe mubwire ngo uraryoherwa mu izina rya Yesu. Mubwire ngo urasohoka hano uyu mugoroba Imana yakoze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Now, igihe cyose Imana yateguye kugira icyo ikora mu bantu bayo, Imana ikikora ihuza abantu. Yamara guhuza abantu ikohereza umuntu. Iteka ryose nta gihe na kimwe Imana izagenderera ubuzima bw'umuntu itamwoherejeho umuntu. Tuvuge ngo amen. Maybe ko uyu munsi ari njye, maybe ko uyu munsi ari wowe, cyangwa ejo ari wowe, ariko najya nkubwire, this is a kingdom principle. Igihe cyose Imana ishaka kugenderera abantu bayo, iteka yohereza umuntu. Igitangaje, Imana yiteguye porogaramu nk'iyi, nk'igiterane nk'iki ngiki, nuko hari ikintu Imana iba yifuza gukora mu buzima bw'abantu. Niyo mpamvu ituma habaho occasion nk'iyi ngiyi, kugira ngo abantu nibahura, biravuga ngo aho babiri baterane cyangwa bangahe, batatu, Imana ibiraho hagati yabo kugira ngo igire gute, iba blessing. So icyo nshaka kubabwira nuko muri kino giterane hari ubuzima bw'umuntu bugomba guhinduka. Haleluya. Ubuzima bwawe bugomba kuva ahantu hamwe bukagera ahandi mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge cyane ngo haleluya.
ntabwo biraza tuvuge cyane ngo haleluya. So icya kabiri, ntabwo waje hano kotsa inyanya. Kotsa inyanya mwumva icyo nshatse kuvuga? Wasize uburiri bwawe, wasize ploti zawe, wari gusura famiye, wari kuryama ukaruhuka. So ntabwo waje kugira ngo Imana iviremo aho. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Hari icyo Imana iza gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari imitekerereze yawe iza guhinduka, ubuzima bwawe bw'umwuka buraza kuva ahantu hamwe bugera ahandi mu izina rya Yesu. Nimba ubyizeye vuga ngo amen. Icyo ngusaba ni kimwe, fungura umutima wawe. Ijambo ry'Imana iteka rimera nk'urubuto. Urubuto ntabwo rukura bitewe n'urubuto, rukura bitewe n'ubutaka. Amen. Turi kumwe cyane, tuvuge ngo amina. So ubutaka iyo buteguwe neza bugashyirwamo ifumbire, iyo urubuto ruguyemo, urubuto immediately rurakura kandi rugakurana fresheri rusa neza. Uzi icyo nshatse kuvuga? Muri bukamugani Yesu yaciriye abantu, yavuga ngo umubibyi yabibaga imbuto, zimwe zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu butaka bw'amabuye, zigera zigira ibibazo, ariko urundi rubuto rugwa ku butaka bwiza. So ijambo ry'Imana iyo rigiye kumanuka rigakubitana n'ubutaka aribwo buzima bwawe bwabaye prepared, ubutaka bwabaye bwiza, bwateguwe neza, ijambo ry'Imana ritanga umusaruro. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Ikintu nshaka kuvuga mbere ko ninjira mu ijambo, imbaraga z'Imana iteka zitangira gukora nyuma y'ijambo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Iteka imbaraga z'Imana zitangira kwimanifesta, zitangira kugaragara iyo habaye ijambo. Reka mbisobanure neza. Iteka imbaraga z'Imana zihishe mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu muri Genesis mu kurema Imana yagaga bati ndavuze ngo habeho umucyo. Umucyo ugira gute? Ubaho. Nta zindi kata zabaga mu gikari, gusa yasohoraga ijambo rimwe, akirisohora ijambo rikagira gute? Rikamanifesta imbaraga. Uyu mugoroba ugiye kumva ijambo apana rya Jackson, ahubwo ijambo ry'Imana rize rifite imbaraga zihindura umutwe. Hari umuntu wavuga ngo haleluya. Haleluya. Aya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 . Umuriro urakwiye umugoroba, tuvuge ngo haleluya. Hari abashene bari hano bavuge ngo haleluya. Haleluya. Tegura umutima wawe, iminota mike tugiye kuganira, ndetse n'ejo ndazi ko tuzagirana ibihe byiza. Ntabwo Imana ishobora guhuza abantu bangana gutya, abamama, abashene beza nk'ano, no. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo guhuza abantu bangana bari. Nta kintu yateguye, nta package yateguye. Kuyakira rero biraza guterwa nawe. Fungura umutima wawe, witekereze ibintu byinshi, va muri telefone, be focused, just focus. Uraza kurangiza iki giterane, ubuzima bwawe wumva hari ahantu buvuye, hari ahantu bugeze mu izina rya Yesu. Haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Twongere cyane tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Now Paul ari kwigisha itorero ry'i Korinto. Iriya topic murampaye Abagalatiya ira very challenging, kubera ko ni ikintu kinini gisaba abantu kubivugaho, kubikorera seminari. Ariko Imana iraza kudufasha. Icya kabiri, hano harimo n'ababyeyi bakuru batazi peer pressure icyo ari cyo. Yego. So nukuvuga ngo turaza kugera kuri ijambo ry'Imana ni irya bose, turaza kugerageza kubimixinga hamwe n'umwuka w'Imana araza kuduha umuyoboro mwiza. Paul ari kwigisha itorero ry'Abagalatiya, aratangira arababwira, ongera dusomere ma, ndagira mukurikire neza kino gice. Mbese noneho n'ishimwe ry'abantu ushaka cyangwa n'iry'Imana? Cyangwa n'iry'Imana. Ariko babwira abantu, mbese murashaka amashimwe y'abantu cyangwa murashaka amashimwe y'Imana? Ni bibiri, byose bitanga amashimwe, ariko amashimwe ntangana. Hari ugushimwa n'abantu bigira iherezo, ariko hari gushimwa n'Imana bitagira iherezo. Byo gushimwa n'Imana biberaho hano ku isi, ariko na nyuma y'ubu buzima urakomeza ushimwa, kuko ubuzima buracyakomeza. Twe abizera ubuzima ntabwo burangirira hano, ahubwo ubuzima turi kwitoza kubaho. Ubu ntabwo turabaho. Umunsi twagiriye aho abantu badapfa, aho abera badasi, my goodness, hariya nibwo tuzaba tugiye kubaho. Uyu munsi turi mu myitozo, turi muri eshuma. Babaho gute? Nyamuneka tuzabaho. So buriya buzima tuzabaho rero uzabaho mu ishimwe ry'Imana, ariko ishimwe ry'abantu ni hano. Icyo kirumvikanye? Cyangwa se n'abantu ushaka kunezeza, iyaba
iyaba nkinezeza abantu iyo abaga nkinezeza abantu, ari kubivuga nk'uwasohotse muri iyo remu, ari kubivuga nk'uwasohotse muri iyo eta. ati no, njyewe Paul nkurikije levo ya maturite ngezeho, ntabwo nyikorera nezeza abantu, sinshaka ko abantu bampemba, sinshaka ko abantu bamvuga neza, narenze remu. mu yandi magambo, hari remu, hari uburyo, remu ni iki? hari ikirere uba ushaka gukora kugira ngo abantu bagukomere amashyi, hari n'ikirere uba wararenze. icyo kirere nicyo kirere cyitwa maturite, ubukure. Paul ari kuvuga narakuze ku buryo amashyi y'abantu, ku buryo ishimwe ry'abantu atari ryo motifu y'ibyo nkora. gushimwa n'abantu ntabwo ari byo bituma nkora ibi nkora. biraza kumuri nezeza abantu simba ndi ataya Kristo. iyo abaga nezeza abantu, sinagakwiye kuba imbata y'iki? ya Kristo. mu magambo, uhinduka imbata y'uwunezeza. kuko anezeza Kristo yahindutse imbata ye, kuko hari abandi banezeza abantu bahindutse imbata y'abantu. kandi igitangaje, umuntu unezeza abantu ntaba azi ko ari bari kunezeza. reka ntasobanure. ushobora gukoresha ibijyanye n'iyobokamana n'ijambo ry'Imana kugira ngo wempresiyone imitima ya Mana yanjye. ndumva mfite ibintu byinshi byo kuvuga. Imana ifashe tuvuge ngo haleluya. no, hari igihe ugera kuri tope kumva ibintu biri kumanuka, mbanza ikiyendeka ikiye, tuvuge ngo amen. igitangaje, umva igitangaje, icyerekana ko uri gushaka ishimwe ry'abantu ni motifu y'icyo uri gukora. kuririmba, reka mfate urugero rw'abaririmbyi. hari ushobora kuza hano akaririmba, uriya muhungu ari gukorera Imana, uriya mukobwa ari gukorera Imana, kumbe tipe we ibyo yibereyemo ari gushaka gutwika no kwemeza abantu. so ikiri behind wowe, twebwe tubona iki? tubona indirimbo ari kuririmba, ariko ntabwo tubona ikiri inyuma. uzi igitangaje, Imana ntabwo ireba indirimbo. ikintu cya mbere gikurura Imana ntabwo ari indirimbo, igikurura Imana ni umutima uri kuririmba. yagatima dwaye. so point yanjye ni iyi: kuba uririmbye, kuba uvuga ubutumwa, nta gitangaza uri gukora, ahubwo purity of your heart, kwezwa k'umutima wawe. umutima wawe uri gutekereza iki? umutima wawe uri kubikorera iki? icyo rero nicyo abana b'abantu batabona, kandi nicyo Imana ibona. so iyo ushimisha abantu, iyo ushaka kwempresiyona abantu, dore ikintu kibaho: heart condition. umutima wawe ukuntu uba umeze nicyo Imana ibireba. umva rero, peer pressure, iyo tuvuga peer pressure, ni kwa kuntu ushaka gukora ibintu kugira ngo wempresiyone abantu, kuko runaka yageze kuri kino, kuko runaka yageze kuri bino, kuko runaka nawe yakoze ibi ngibi, biraza kuba byiza ko nanjye ngera kuri bino. abajene benshi dufite icyo kibazo gikomeye. turashaka kubaho ubuzima butari ubwacu, turashaka kubaho ubuzima butadukwiriye, turashaka kubaho ubuzima bw'abamaze kugerayo. kandi igitangaje, abamaze kugerayo hari aho baciye wowe utazi. mwuka wera mfasha ahantu. abajene muvuge ngo amen. abajene dufite uburwayi. mu ndebe hano turifuza, turi kuba inspired ariko noneho bakabitwara mu rwego rwo kuba inspiration. donc bari kuba inspired. ni byiza kuba inspired by someone, ariko turi kuba inspired igice kimwe. turi kureba umuntu wamaze kuba successful muri ministry, amaze kuba successful muri business, amaze kuba successful muri career yiwe, amaze kuba successful. wamara kumubona ageze ahantu agera, ugahita wifuza nawe kumera nkawe, nyamara mbere yuko agera aho hantu hari ubuzima yaciyemo wowe utabona. none ukamubona gutya ku gatuti, Jackson yabwirije, hari ubundi buzima nabayeho mbere ko mpagarara aha hantu, kuko umenye ejo bundi abandi mumenye nonaha. so nabanje kukubeshya,
ngo ubu nibwo buzima mbayemo. Ushobora kubona abahanzi bakomeye, ushobora kubona abacuruzi bakomeye, ushobora kubona abapolitisi, bitewe n'icyo wiyumvamo, bitewe n'ikikurimo. Dore igitangaje, hari ubuzima babayemo mbere y'uko babona muri ubwo buzima, noneho ukabitwara mu rwego. Iyo tuvuze understanding peer pressure ndetse no overcoming, ugomba kubanza kumenya ahantu bitandukaniye. Icya mbere, vision yawe itandukanye na vision yabo. Deja kuba uri kwivanga nabo ni ikibazo. Ahantu ujya hatandukanye n'aho buri wese ajya. None ugasanga bidevelopye ubwoba bw'ubuzima. Nicyo cya mbere biheraho. Ubwoba bw'ubuzima, ukumva ejo uzabaho nabi, ukumva uzatsindwa, kuko wakwireba ibimenyetso bimwe na bimwe, wareba ubuzima uri kugenda ushoboka bati noneho birarangiye pe, ndabibona ndi gufeiringa. Benshi tugatangira kwicira inzira. Ko mutangiye kundeba ukuntu za amina zigiye, amina zatembereye, tuvuge ngo amina. haleluya. Ndebera mugenzi wanjye ati ntuhagurukaho, barakuncungishije, ntuhaguruke. Twongere tuti haleluya. So kubera ko turi gushaka kwikompeyaringa, runaka ameze gutya, igitangaje mushumba no mu babyeyi bibamo, kuko umwana wa runaka yigishijwe aha, kuko runaka yubatse inzu runaka, nanjye ngomba. Hari ikintu cyo kuvuga ngo turi muri generation aje imwe, sibyo? Mwabyumva? Aje imwe, utwariganye, utwarabanye, utwarakuranye. So tugomba no kugira resulta zitandukanye. Kuba mwarakuranye ntimuvuga ngo murajya hamwe. Imana ikubona hari aho ikwerekeza, naho Imana imubona hari aho imwerekeza. Kuba mwarakuranye mutajya hamwe ntacyo bivuze. So benshi rero dukura amaso ku Mana kuko hari aho iri kutujyana, tugashyira amaso ku bantu no ku bintu dushaka gukora, kuko turi guhunga ubwoba bw'ubuzima. Dore ikintu cya mbere kizagukoresha ubwoba bw'ubuzima iyo bwatatse ubuzima bwawe. Dore ikintu kiba cya mbere ni uko bugutwara kure y'ubushake bw'Imana, utangira kwicira inzira. Uzi ikintu utangira wapi, Kigali bisigaye byaranze, ubu ni ukujya hanze, ni ukujya. Reka nkwereke, nta hantu na hamwe Imana itaguhera umugisha, ntahabaho. Amashyi abaye make kuko mvuze kujya hanze. Reka nongeremo akandi, Imana ntabwo iha umugisha ahantu, Imana iha umugisha umuntu. Niyo wajya ikuzimu wahamba umugisha, niyo wajya muri Afghanistan wakora ugatera imbere, kuko umugisha ukuriho, ntabwo umugisha uri ahantu, ahubwo kuko wahindutse umunyamugisha, ahantu ugeze hahinduka umugisha kubera wowe. Somebody shout hallelujah. Ariko kubera ubwoba bw'ubuzima butangiye kudushakisha strategy. Buriya nashaka umukobwa uvuye hanze byamfasha, iyo ni imibare. Komo niyo mibare. Ubu byaraje cyane, mbongeye maze imyaka myinshi nshatse, ariko reka babwize ukuri, kubera ubuzima. Uzi ubwoba bw'ubuzima, mu ndebe mbabwire, uzi uko ubwoba bw'ubuzima bwakujyana no mu bapfumu. Ubwoba bw'ubuzima uzi ko bwatuma ugambanira umuntu bakamwirukana mu kazi kugira ngo hagume. Ubwoba noneho nimba sinzi umurozi baroza abajene, uyu munsi umwana w'imyaka, mama umwana w'imyaka 22 ati mana we nzabaho nde, nzashaka gute, nzajya 22 utangiye kwibaza uko uzabaho, agatangira agahangayika, ugasanga atangiye kunanuka wagira ngo afite nk'abana 5 bamwishyuza minerivare. Wowe papa wawe yabareze ari 7, murakuze, none ku myaka 20 utangiye. Banze wubaha. Tuvuge ngo haleluya. 22 yagize depression. Nzabaho nzagenza gute, ndashaka gukira.
reka mbabwire abajene musigaye sinzi ibisazi byabateye. Ku myaka 25 urashaka gutunga amamiliyoni n'amamiliyoni, ibintu so atagezeho wabigeraho gute? Reka mbanze mbaca intege, ndaza kububaka nyuma. Hari ibintu Satani aduteza kuko wabonye uwo mwiganya ari kugenda muri benzi, maybe ntuzi aho yayikuye, maybe ko ashobora kuba yaryamanye n'abagabo kugira ayibone, ntuzi mwene wabo ukomeye maybe wayimutije, ntuzi ibyo yanyuzemo, ariko kuko nawe ari muri agement yawe urashaka nawe gukora ibyo ngibyo. No, ubwo rero muri kunyanga, simwe mpamagaye ndababwira kandi mwene muzigura ndataha. Papa, abajene bacu sinzi ibintu basigaye bararwaye. Imyaka 25 ndifuza kuba muri etaje. Uraba muri etaje uruwuhe? Nimba ari so uwikurase aho ndabyemera, nimba ari imitungo y'iwanyu ariko nimba ari ugukora ari wowe ugomba gukora, tuza 30 iracyari uzakora Imana izaguha umugisha, 35 uzakora Imana izaguha umugisha. Tuza bajacu umugani mu Giswahili ngo haraka haraka haina baraka. Twirukanse twabize ibyuya, turi kugambanirana, turi kuvugana amatiku, twananiwe gukizwa kubera ibintu bifatika. Benshi turi kujya mu busambanyi kugira ngo Imana itubabarire, twarangiza tukagaruka tugakora Imana asifu nta cyabaye. Uri umupagani. Sinyancira abantu imanza, ariko mureke mbabwize ukuri, nimba dukizwa mureke dukizwe, mureke two gupfusha ubusa ubuntu twahawe ku musaraba, tubukoresha ibyaha dutukisha izina rya Kristo. Kubera iki? Kubera ubwoba bw'ubuzima. Turasirimba, reka mbabwize ukuri, turazana tugasirimba, ukanezerwa ukavuga mu ndimi. Uriya munezero nimba utawutahanye, ibyabaga hano ni injuga, ni blague. Nimba umunezero ugirira mu nzu y'Imana utabasha kuguhindura ngo ugukoremo, nusohoka hanze usohoka uri umunyamugisha, usohoka uri umutsinzi, ibyo ukora hano uratubeshya. Nimba ibyo ukora hano bitaguhindura wowe, iyicariraho ubanza udiringane n'Imana. Depression zacu zose zishirira ahangaha. Ko mwatuje ubutumwa buri kwinjira, kuko benshi turaza hano tugasirimba, turaza hano tugasenga, kandi kuko ukumva wuzuye umwuka, ukumva koko, ariko ibintu bikubereye hano nimba bitatanze umusaruro hano hanze ahantu uba, ibi bintu biracyari mu kigare, uracyabikorera mu marangamutima. Muyobozi muzangarura reka mbabwize ukuri, niyo mpamvu ijambo ry'Imana riza kugira ngo riduhindure. Ni n'ikindi nshaka kubabwira nk'abakristo, buriya hari process mushaka gusimbuka. Mubaza aba babyeyi, nimukabona ababyeyi bicara hano bagahagarara bagahabarira abantu bose umugisha, mubabaze ibyo banyuzemo. My dear, kugira ngo Imana ikwambike icyubahiro cyayo, ibanza kugucisha ahantu ikaku reka mbabwire ikintu mutazi. Abajene benshi papa, hari ikintu batarasobanukirwa. Ntabwo gupfa kwikorera icyubahiro cy'Imana. Imana kubera ubuntu Imana Yesu yatugiriye ku musaraba, ntabwo butumwa wikorera icyubahiro cy'Imana. Buriya buntu buguha agakiza n'ubugingo buhoraho, ako to become a carrier of His presence. Reka mbabwize ukuri, hari progress, hari process yitwa death, gupfa. Benshi muri twebwe dufite imihamagaro Imana yashyize mu buzima bwacu. Benshi muri twebwe hari amasezerano aremereye yicaye mu buzima bwacu. Do you think Imana izemera ayo masezerano asohore Imana itaraguteguye bihagije? Iyo Mana ntibaho.
nimba muri systeme z'isi mbere ko baguha ranka ikurikira babanza kugutraininga, mbere ko baguha promotion runaka babanza kukwekwipinga, babanza kugutunganya kugira ngo urugero rwa maturity rufitinge na position bagiye kuguha. Utekereza ko mu Mana Imana ipfa kubifata gutya ikabyohereza? Mu rukundo rw'Imana igira rwishi kuri twebwe, ntago ruyihindura injiji. So benshi hano turi guca mu buzima bugoye tukibaza Mana kubera iki? Yego, reka gukiranuka, reka Imana isohoze umurimo ku buzima bwawe. Imana iri kwica kamere muri wowe, Imana iri kwica ubwibone muri wowe, Imana iri kwica ibidatunganye muri wowe, kugira ngo umunsi yasize umugisha ku buzima bwawe uzakureba wese abaho ati koko wa muntu yahuye n'Imana, uzakureba wese azatabarwe n'ibyo Imana yashyize ku buzima bwawe. Nyikiriza ngo haleluya. Benshi hano Imana iduhaye amafaranga twifuza ntabwo twaboneka mu rusengero. Ubona akazi kaguhemba 400 ugahita utangira kujya uzunguza ifunguzo, narabuze nsigaye ndi bize. Ibaza Imana iguhaye 5 miliyoni. Reka mbabwize ukuri, sinzi impamvu umwuka w'Imana ariko muri ko murafashwa nkomeze gutya munyumve neza. Imana izi imitima yacu kuruta wowe. Biravuga ngo umutima w'umuntu n'umutindi ntiwizera gukira. Mu yandi magambo na nyirawo wamudisivinga. Hari umukristo twigeze kuganira mu minsi yashize, turahura yarari mu muriro w'amasengesho. Noneho hari umuntu wari warwaje umwana amujyana mu bapfumu. Rero uwo mudamu araza aramwe ati no, ntabwo numva uburyo yamujyana mu bapfu, ntabwo mbyumva. Ndamureba ndamubwira ati ntabwo nanjye mbishyigikiye, ariko umutima utumye amujyanayo ni umutima w'urukundo n'umwana, kuko arabona nta yindi solution. Wowe rero uri gukorera mu bujiji kuba watinyuka ukamujajinga. Uzi impamvu iyo situation ari gucamo nuko itarakugeraho. Reka mbabwire aka kantu entre parenthèse, mu gihe umuntu ari muri situation utarageramo ujye wicecekera kugira ngo nuyigeramo uzabone ibyo uvuga. Hari abantu twihutira kuvuga kandi biroroha kuvuga ibintu utari, kuko umunsi wabigezemo uza understanding impamvu. Better keep quiet. Uwo muntu yari umudiyakoni muri church, mu rusengero basengera umwana byaranze, kwa muganga indwara yarabutse, biba ngombwa akaba n'umupfumu. Anati nta kugira ngo umwana wanjye apfe, beta ndajyayo. Ntabwo uragera kuri iyo sita. Nimba umuntu wari umudiyakoni akavuga ati najyana umutima w'umuntu, ibaze rero w'Imana iguhama wowe tekereza wowe nimba ushobora kubona miliyoni kuri konti, demarche igahita ihinduka. Ibaze Imana igushyiraho 10, usohora akaririmbo kamwe kakarebwa n'ibihumbi 2, ugahitanya ku wabiciye watwitse. Ibaze Imana iguhaye arena nka Israel Mbonyi, wamara abantu. Niyo mpamvu Imana ibanza kukunyuza ahantu ikagukanda bye. Nuko turi kuri kamera hari nari kubabwira ko reka tureke tuvuge ngo rero izi nazo zisigaye zaraduhahamuye. Tuvuge ngo haleluya. Nubwo ari byiza pe, ariko nukabona umuntu ari muri success abantu bose bari kumukomera amashyi uhita ndashaka kumera nkuriya. Banza wifuze ikuzimu yaciye wowe utabona. Ntabwo umuntu wapfa mu gitondo kubyuka ngo yuzuze arena, ntibibaho. Nicyo kibazo cy'abajene dufite. Birimo biraza. Tuvuge ngo haleluya. Tuzamure ibiganza tuvuge ngo haleluya. Sema sana haleluya. Ndagusabye be patient, ihangane, reka umurimo wa data usohoza umurimo muri wowe. Imana ntiyakwambika icyubahiro ataragutegura, ntibibaho. Yego uri kwicwa n'inzara, yego nta transport ufite, uyu
uyu mureba imbere ya najyaga mva mu Gatenga nkajya Kabeza ndi worship leader muri church n'amaguru. Uyu munsi wambona he aba babyeyi ntabwo upfa mu gitondo kimwe ngo wubake ucaciho ibyo bintu ntibibaho. Bajene reka mbagira inama, mujye mwubaha rezilita abantu bamaze kugeraho utarageraho. Bimwe mu bibazo dufite by'abajene, ntabwo mwubaha, ntabwo muha agaciro amaraso, amarira, agahinda, pain abantu baciyemo kugira. Reka mbabwize ukuri simwe mpamagaye, umva mbabwire umuntu ufite icyo udafite abazi icyo utazi. Umuntu ageze ahantu utaragera aba afite ibyazi wowe utaramenya. Beta icara hasi wige. Ariko mu bintu twatakaje babyeyi, mu bintu twatakaje mu bajene bacu, ntibagikunda kurerwa, ntibagikunda kwigishwa. Ibintu byose twumva turabizi. My dear, ibintu wize muri shimi ntabwo ari byo biyoboye isi. Tuza wige, uracyafite urugendo. Twese twarize ariko twageze mu rusengero turicara turiga. Ko mutari gufashwa tuvuge ngo haleluya. Bimwe mu bintu abajene tudakunda kwigishwa, gutozwa, kurerwa. Nshobora kuvuga akantu gatoya, reka nkwereke ahantu kuri Imana izakugeza. Munde mbabwira akantu gakomeye, ahantu kuri Imana izakugeza hazangana na kure wateguwe. Success, hari ibintu ntekereza nkumva ndi kubura mu buryo mbivugamo. Mundebe mbabwire, ahantu Imana izakugeza hazangana n'uburyo wigishijwemo. Reka mbabaze, Petero ntiyabanye na Yesu imyaka 3 n'igice, ari Petero na Paul ninde wakoreshejwe bikomeye? Paul yanditse inzandiko 13, Petero yanditse utwandiko 2. Petero ubwe asobanurira abantu bati nimujye musoma inzandiko za Paul mujye mwitonda ko zirimo ubwenge bwinshi. My people, uzi impamvu Paul yaricaye ku birenge bya Gamaliyeli. Paul yaratinze aricara ariga. Umunsi yasohotse, hasohotse inkuba, ntihasohotse Paul. Reba ife, Paul yataza kwitaba umuhamagaro, abanyamahanga ntitwari kumenya ubutumwa bwiza. Ariko kubera uburyo Yesu yamusanze yaramaze kuba capacity, yaragutse mu mitekerereze. Reba ibyo Imana yamukoresheje. My people, icara wige, we expanding capacity yawe. Umunsi Imana yagusohoye hazasohoka igisasu. Umunsi Imana yagusohoye abantu bazibaza uyu muntu avuye he. Uzi impamvu? Muvuga mena mbabwire, kuki Yesu yaje akamara imyaka 30 ntacyo arakora? Imyaka 3 n'igice yakozemo ministry, yayiteguye imyaka 30. Reba imyaka 30 yamaze, reba influence yagize. Ariko yateguye. Preparation is very powerful. Ariko twebwe no, bazampaga tutiryari, impamvu bakataguha nuko ntacyo ufite cyo gutanga. Icara ukomeze wige. Nose ntabwo byumva impamvu bataguha gatuti. Wowe ufite iki cyo gutanga? Nzafata mikrofone ryari barandwanya, ntabwo bakurwanya. Komeza wicare wige. Erega igihe cyawe cyageze kigahura no gutegurwa kwawe, niyo hazuka abazimu, niyo hazuka abarozi, nta muntu warwanya uyu. Nibibaho. Ikibazo cyacu turi kurwanira ibintu tutaraba prepared for.
turi kurwanira ibintu tutarategurwa. Usoma ijambo ry'Imana kangahe? Usenga kangahe? Wiriza kangahe? Utangira kwiriza saa 3 za mu gitondo ugahita wumva uri gutitira. Washeki saa 3 za mu gitondo ukumva urahwereye ugatuba. Bibiliya avuga ngo tugire ubwenge, nimubura ubwenge nzabatareka mwete. Kandi igitangaje urebe uko ari abazimu, ntabwo mujya mugira akazi kenshi umunsi ukira mutanariye, ariko kuko hari amasengero Satani arabizi. Uko usenga, uko utinda mu ijambo, uri kwaguka, uri gukuza kapasite yawe. Satani ikintu akora nica kurwanya. Reka mbabwire, iyo abaga barokore ukuntu turwanya abarozi, ariko twarwanyaga ubujiji. Actually reka naka nkavuge, impamvu bakuroga bikagufata nuko hari standard ya maturity utarageraho. Ako kurakumvishe, hari abantu batarogeka ati yego. Apostle Gitwaza yigeze kuvuga story imwe n'umugabo nkunda cyane. Bari gusenga umunsi umwe ngo Kisangani, tuvuge ngo amen. Muzi bose bari kurekura amavuta hejuru umuroza cha wafite bitana n'inkingi y'umuriro, arayikubita ahita ahubuka hasi. Bumva ikintu kikubise hasi, asohotse uzi cyabaye, asohotse asanga umurozi wambaye ubusa. Ati byageze twari tugiye mu nama, twari turabarenze hano twasanga inkingi y'umuriro. Idea hari abantu haleluya. Ayo ni bangahe bajene dusenga, ni bangahe bajene twibyaza kuririmba gusa guhogoza ntabwo bihagije yawe. Ikigira abantu mwuka uri inyuma w'indirimbo, uwo mwuka uva hano usenga, ugafuka mu gatondo kunywa ugasenga, n'ejo ugasenga. Daniel yasengaga mu gitondo saa 7 nimugoroba. Haleluya. Daniel asenga ahinduka umuriro ku buryo intare zamuwe. Ntabwo twabimenya amasengesho, aho reka twisegurire, reka twijyane. Hari abantu bahindutse ukabyuka usaba igikoma umuntu nkawe. Babyeyi mudasengera urubyiruko rwacu bazadusebya. Niko umuntu w'umusore w'imyaka 23 uryama kugeza saa 5 z'amanywa, urumva ntacyo ufite cyo gukora. Bibiliya warayandije, maze bababwira ngo no pastor wacu ntabwo atumva. Imana ishimwe ko nari pastor wanyu. Reka mbibabwire, iyo ubumenye aho n'abasimu byibutse kare mu gitondo, tomoka fata n'isoko cyangwa internet ushaka ibitamusome wiyuzuza ubwenge. Imana ntabwo ikoresha injiji, maze ngo ntituzavuge. Baba ikibabaza n'itorero ry'uyu munsi kubera iki abajene bacu sinzi abazima aho bavuye, maze babavuga none urabisenya ibyo nzavamo mujya ahandi. Jya n'ahandi Imana izohereza ukubwira gusa bwe bakubwira impaka uhindutse. Hariya ngo bamumerekeje mugahindukira ahandi. Ikibazo saho ugiye kubona ahantu ibibazo bitaba, ahubwo ikibazo kuza amatirite yawe. Umuntu yagukana yamananye narakaye, ni gute mwimurwa n'umuntu yagukana ngo bakuvuze? Yesu uramuzi umwami wawe w'abadayimoni yakoze, bamuzi ntabwo basuye. Umuntu arabyaye, umuntu arabyaye ngo ntibasura, nitwe twamuteye inda. Tuvuge ngo haleluya. Papa, n'uzi ibintu bisigaye
umurimo wa mbere w'itorero ntabwo ari umurimo wa sosiyete. Nimukajya mufata ibintu byegeranye kubera ko turi abana b'Imana, kubera ko basically dufite urukundo, niyo mpamvu tubasurana, niyo mpamvu tubafashanya. Ariko impamvu ya mbere y'itorero ni umuntu wacu w'imbere mu by'amarangamutima ko bamvuze reka ukimuka yewe ya minota ntiragera basheni muve mu bunebwe, ndebera mugenzi wawe ngo ikoremo akazi, murebe mu kubita akazi, murebe ikoremo akazi mu izina rya Yesu. No mutegereze murebe ikoremo akazi. Ikibazo si abandi, ikibazo ni wowe. Reka mubwire mundebe gatoya, muvuge amen. Zamukaho gatoya, vuga cyane amen. Ongera akandi gato, santimetero 5, ongeraho cyane. Munyumve ubundi to be honest, ibyinshi ntabwo nazatariza. Reka kumva mbasabye, genda wicare iwawe mu cyumba witekerezeho, koko ninde ndi kubaho. Reka babwire uwo uri kuba we niba ukomeye kuruta ibyo uri gukora. Who you are becoming is very powerful, more than what you are doing. Daniel yaravuze ngo abazi Imana yabo rekera bazajya bute becoming, they shall be, bazahinduka ikindi kintu. Hari transformation. Niba mwara guhinduka bagira guteka. Twebwe icyo dushaka ni ukubanza gukora tutahindutse. Turabicurika. Dore reka bishyire mu magambo yoroshye. Uyu munsi usanga abantu bafite iduka rimwe bacuruza amasahani, ibikombe n'ibiki byose, ibicuruzwa bimwe, ariko umwe agahomba undi agatera imbere. Mujya mubibona? Ikibazo ni business cyangwa ikibazo ni imitekerereze yo gukora business? Ikibazo ni imitekerereze yo gukora business. Ubu twese hano murese ari gutekereza mbonye miliyoni 30, ufite ibintu wakora na 500, ni byiza si ibyanze. Ikibazo wahindutse umuntu wakwakira miliyoni 30 ntahungabane. Ikibazo ninde uri kuba we. Become someone. At least become someone. Nimba utabaye Esther, abakobwa mufiyemba amen. Abakobwa murasohotse mufiyemba amen. Nimba utabaye Esther, basi wabadekora. Nimba utabaye Deborah, basi waba Maria. Basi become someone. Bagabo, nimba utabaye David, wabaye basi Samuel. Become someone. Babyeyi muri hano, mureke dusengera abajene bacu. Abazimu bateye muri iyi minsi mu bajene, kandi twarangiza ntimushaka kumva. Witwaye ku buryo no turaremereye, turakaze, ukagenda witunda nta n'ibihumbi 10 bitundana mu mufuka. Uritunda iki? Tubwizanye. Pastor yakoresha gukosora ibi n'ibindi. Pastor barabavye barambwira iki? Abavye bafite ibyo bashoboye mu utarashobora. Tuzi benshi hano dufite n'ibibazo byo gusuzugura ababyeyi bacu. Ababyeyi bacu ntibizi ariko barakureze. Mutekereza kurera abana muri Kigali bagakora
uretse uzaba byamusumba uretse gato umukecuru ati no umukecuru amaze gusaza nyamara ukeneye advice. Ejo bundi hari umujene twaganiriye washatse umugore mu mezi nk'atandatu abatangiye process ya divorce. Arangije arambwira mama twakicaranye aramunguza ati yamukubujije akubwiriye impamvu amubwira ABCD. None si byo byageze kuriya my dear, even though atize ariko afite maternité y'umugore. None ababyeyi bacu baba barasenze ashobora kuryama gusa kuryama iminota 30 akagira ikintu abona kizagutabara imyaka 10 yakubwira ugatangira kurega intuzi. Wakoroshye papa, wakoroshye ugomba kwisi kuri ko ntabyo bibaye ikibazo. tugiye guhaleluya ibintu bibiri. Icya mbere kizakurinda peer pressure cyane ni ukumenya purpose yawe, to discover your purpose, gutahura purpose ni purpose ni ahantu uri kujya n'ikimana yakuremeye, kuko nukimenya kizagutandukanya no kwihuza n'abandi. Nukwicara ukabati n'ikimana yashyiriyeho mana wandemeye iki. Buri muntu wese urakoze cyane muntu ki, buri muntu wese imana yaremye hari umugambi runaka imana yamuremeye. Icyo turakemeranya twese. So ugomba kwicara ati n'ikimana yashyiriyeho, n'ikimana yaremeye. Mana ndi mu mugambi wawe, mana nihewe umujyana, kuko training imana ikunyuza zihura na training ya imana iri kukujyana. So you need to discover your purpose. N'ikimana imana ikuvuga iki. Numara kumenya icyo imana yakuvuzeho kandi ukidevelope. Njyewe muri izo za pasiteri ntanatekerezaga byari byanyura numvaga neza nimba pasiteri ntabwo nshobora kuzamubona narabaye umukire cyane. Buriya ikintu kiranga abantu bakiri bato bararota cyane, kandi kurota pe mujye murota kuko kurota ni ubuntu. Murote nihagira umuntu ukuzanira fagitire kurota uzayizana zayishya. Ariko igitangaje ntukagume mu nzozi. Kurota ni kimwe no kugera ku nzozi urota ni kimwe. My people, guhora mu nzozi ni kimwe no kuzivamo kabati noneho narose ni byiza. Nuhe muhanda ndi guci uzageza ku cyo narose. Cyangwa imudende kwishakira ifaranga. Ariko nagenda ndushaho kwegerana n'Imana, uko narushaho kugenda batraining n'ababyeyi, nuzwa n'ababyeyi, kwicara ku birenge by'abantu bakubanjirije. Nagiye sobanukirwa purpose yanjye, until today. Ntabwo mwanumiye kuko munkunda mbashokire, ntabwo mwanumiye kuko munkunda kuko hari abapasiteri bandi benshi bari kutumira. Ariko impamvu mwanumiye ni uko hari ikimana, hari n'icyo nanjye na discoverenze. Ubwose ubwibone ni ukumenya ibyo ndi kubabarira. Iyo nza kuguma mu byo nari ndimo ntabwo muba muzi, perezida ntabwo muba muzi. Kuko nashatse kumenya ikimana yandemeye, nkegera ababyeyi bakandera. N'uyu munsi ndi pasiteri mfite itorero
bicara bakaza kunyumva muri dimanche ariko mfite umubyeyi ndipotingaho nka raporo buri kwezi mfite umamagara ati we urimo n'ibiki nkabindi. This is a kingdom principles. Ntabwo wayizihunga. Nimba uri mu bwami gendana na principe z'ubwami. Reka mbabwize ukuri, discover your purpose. Genda wica gukora amajeri wazimana wamenye iki. Umunsi uzatangiye kwibaza icyo kibazo niyo munsi Imana izatangira kukwegera ishaka kugusubiza, kuko nayo irarushye guhora ikubona uri kure y'umugambi wawe. Igitangaje muzi ko ibyo babahanuye ari ibyo Imana irashakaho. Ubuhanuzi ni kimwe na papasi ni ikindi. Ndagusabye tangira wegere umuremyi wawe. Umuntu wenyine wakubwira icyo yakuremeye ni umuntu wakuremye. Icyo cyumvikanye. Umuntu waremye iyi vaze niyo uzi neza ko igomba kujyamo indabyo. Birababaje guhinduka ino vaze ikaguhindukira bati ntabwo nzagirwamo n'indabyo, nzagira gute, nzajya kuvoma. Dore benshi nuko tumeze ku Mana. Ikimana yaturemye kandi Imana irajya kuvoma. Turi gushaka gukwepa ibyo Imana yashyize mu buzima bwacu. Niyo mpamvu turi gusafarira. Niyo mpamvu umugabo w'umuhanga Bibiliya ivuga ngo wabayeho nta n'undi uzabaho nawe witwa Salomo yanditse igitabo cy'umubwiriza ibice 12 umurongo wa mbere avuga ijambo rikomeye. Kiriya gitabo cy'umubwiriza yacyanditse ari mu minsi ye yanyu. Nimbona umwanya ejo hanyeje isi mu gitondo ejo mu gitondo ushobora kuzabikora dore icyabaye. Yacyanditse ari mu busaza bwe abwira abantu uti ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore. Ejo uzavuga ku musore. Ujye wibukura umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Uzi impamvu iyi minsi mibi itaragira gute itaraza, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Turekera mu gusobanura. Jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Uzi impamvu mu buto bwawe mu busore bwawe niyo ugomba kudiscavaringa icyo Imana yakuremeye. Kandi nta bundi buryo wakidiscavaringa utibutse umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Ibuka umuremyi wawe niba uzakudiscavaringa, niba uzatuma usobanukirwa icyo Imana ngo iminsi mibi itaragira gute. Uzi impamvu nutabisobanukirwa mbere y'igihe uzagenda usaza uregreta. Uzi impamvu iminsi mibi itaraza. Iminsi myiza ni cya gihe wafurfinze papasi yawe. Iminsi mibi ni cya gihe papasi yawe uyidiscavarinze umaze gusaza. Ngo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Bari magambo mu buzima bajene muvuge ngo amen. Habaho ibihe bibiri. Hari ibihe byo kuvuga ngo nejejwe nabyo, hari n'ibihe byo kuvuga ngo sinejejwe nabyo. Ubu uri mu bihe byanejejwe nabyo. Buri kizakubwira umujene papa, ikizakubwira umujene abana agiye Rubavu agaca kwa Nyirangara akabanza akegeranya sambusa agakubitaho capati agakubitaho fanta agashyiraho ibirayi agashyiraho ikigage byose akumva ni sans problème. Niyo byivanze mu nda afite ukuntu abikemura. Uwo ni wa mvuga ngo ndi mu bihe bya mbere. Uwo niwe musore kabisa abwiza ukubwira ko yatangiye kugenda aratangira gutoranya agatoki koroshye. Buriya watangiye agatoki koroshye uba wacomotse biba byarangiwe. Bashe reka nsoreza mu mugoroba kugira ngo peer pressure overcoming. Menya papasi yawe n'iki Imana yagushyizemo, ni izihe mpano Imana yagushyizemo, ni gute wazidevelopa. Icara ku birenge by'abakuru, icara ku birenge by'abashumba, icara ku birenge by'abamentazi, soma ibitabo, byuka, iyuzuze, idevelope. Umunsi Imana yagizeho
reka mbabwire uyu umugabo witwa Dawidi, muramwibuka? Umugabo witwa Dawidi mu ishyamba nta muntu n'umwe wari umuzi kereka se Yesayi, nawe yaramwibagiwe. Murabyibuka Samweli ajya kwimika, aramushaka ati n'abandi ati arakandi ariko kaba mu ishyamba, na se yaramwibagiwe. Ariko kumbe mu ishyamba Imana yari kumucuringa, mu ishyamba yari kwica intare, mu ishyamba yari kwica idubu, nta muntu n'umwe umukomera amashyi, kuko Imana yari izi neza ngo umunsi umwe warangije zino training nzakwe expose. Imana ikora ku mugabo witwa Goliyati. Imana ihamagara Dawidi, umuhungu wanjye, igihe cyo kukwerekana cyageze, ngwino. Uzi icyabaye? Sawuli aramurata ati wowe mu miliyoni cy'ubutembere, ibintu by'ibisaza n'ibisirikare n'ibisitratejiste byose byananiwe n'urugamba. Ati njyemo bamwambika bya byenda by'ubwami, ati ibisira bimenyereye mugumana, hari utwo namenyereye tipamagana n'amabuye ataha n'agakikana sinigireze aho muhumetse. Uzi icyabaye? ajya imbere ya Goliyati. Goliyati aramata, ubu koko Isirayeli we, ubu koko iyi niyo ntwari yawe, njyewe urabona unteranye utwo tubiri, urabona ndibuka. Dawidi atangira araseka mo gatoya, aravuga ati Goliyati, ngiye kugukorera ibintu. Uzi impamvu atigeze agira ubwoba? Nuko yari azi ishyamba yabaye. Ikintu kiguha imbaraga iyo ugeze muri ya minsi mibi naho wari uri. Training center yawe ahantu wari uri, umva icyabaye. Ati ntabwo ndi bukwice gusa, wari ntabwo nkwica gusa, ahubwo ikintu ugiye gukoreka maze mwifomire uburyo ndi bukwice, utaragira ngo byandunguye. Umuntu warezwe, umuntu watosheje, umuntu abakazi amagana imbere ati wowe ngwino, ngiye iri buye iragushyira hasi. Iyo nkota wifitiye umva agasuzuguro, iyo nkota ndagukata igihanga, icyo gihanga singirekera ndagifata ngende nyereka. Reka kubaza, niko byagenze siko byagenze? Umva umuntu watojwe, nutozwa uzakora ibirenze. Abagore ibihumbi bahise bataka indirimbo. Urumva iyo Imana yashatse kukwexposa nta muntu n'umwe, ahubwo Imana impamvu itarakwexposa nuko training ihagije utarayigeraho. Ndabasabye discover your purpose. Ibi byose mubona i Kigali, ibi by'amapeer pressure, urugomo rw'abajene basohotse byagenze gute, nuko nta muntu uramenya purpose y'ubuzima bwe. Reka mbabwize ukuri, soreze ku kintu kimwe, hari abantu bari gupfa kubera kutaramenya purpose yawe. Hari abantu babayeho nabi ugomba kuzafasha. Purpose ni iki? Purpose ni ikintu cyose kizatabara ubuzima bw'abantu, kuko purpose ihura no gusavinga abantu. Icyo kirumvikanye. Hari abantu basafaringa iyo utarasobanukirwa purpose yawe. Baje mu mihango, reka wongere ubitekereze, reka ino conference igusigira indi mentality. Wiza mutahana ibisirimba, gusirimba ni byiza kuko turi guhimbaza Imana mu busore bwacu, ariko witahira ibisirimba, witahira ibitwenge, witahira pastor yadusengeje, pastor yambaye gutya, ibyo genda wicara utekereze, ubwira Imana Mwuka Wera ngwinufashe, niki kintu nakora, nigute nakwitraininga, nigute najya kuri YouTube ahantu biri kureba bakanyombya n'abandi, hari matiyeri zahindura ubuzima bwawe. Genda wicara rero aho biri kureba amatiku n'amafilime. Uyu munsi mama umujene aricara imbere ya filime y'amasaha 7 series, akumva nta kibazo, wafata bibiri minota ibiri ugatangira ugasinzira abazima. Kandi igitangaje ukumva biri normal, ugiye gusoma ibintu birangora nk'abazimu nabo birwanye, ikore bakazi, va mu bintu birangara. Iki gabanya social media, gabanya movies. Iki cyumvikana
birumvikanye. Iyo ureba muvi amasaha 3 dore icyo uri gukora uba uri kwinjiriza wa wundi wayikoze uzahana we abari kudevelopa indi muvi kugira ngo azicare wo murebe uri kubaka iby'abandi wowe ibyawe byakunaniye. Social media ni wowe ukurikirana abahanzi bose b'u Rwanda, ni wowe Instagram imaraho amasaha angahe? Come on, gift ikomeye iruta izindi gift zose Imana yaduhaye ni time. Nuyikoresha nabi uzicuza, ariko nuyikoresha neza ndagusabye gabanya distractions zose, jya mu cyumba cyawe ufunge ufate ibihe byo kubana n'Imana, ubaze Imana, Mana uri kunjyana, Mana ejo hanjye hazaba hameze gute, utangire wikoremo akazi. Baje ni muri hano muvuge ngo amen. Kuri gusenga usaba Imana mu rugo, wowe usugura umugabo bamufata, usugura umugore bamufata, niki kintu waha umugabo wawe, niki kintu waha umugore wawe, nubyara usiga umubarera urugo bararwina nshuti, ntabwo barusaba.